hari impamvu ikomeye rero tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko akanyabugabo, kwigira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa guterwa imbaraga n'ibindi bijyanye nk'ibyo, njya nkunda kuvuga ko bimeze nko kwiyuhagira. Rero iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, icyo gihe utangira kunuka. Rero ni ijambo ryahindura ubuzima, tugomba kuryumva buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Dukwiye guhora twumva amagambo ahindura ubuzima buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Utekereza ko n'amadini buri ku cyumweru, buri kuwa gatatu ku isabato cyangwa kuwa gatanu duhora twiga igitabo kimwe, duhora twiga Bibiliya imwe, Korowani imwe? Rero ni ibintu bitangaje cyane. Rero dukwiye guhora twumva amagambo ahindura ubuzima buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Ni Mr Sisqo rero nk'ibisanzwe ndabakunda cyane. Ashton Hall yavukiye rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1995. Akiri umwana rero yakundaga cyane siporo, cyane cyane umukino wa American football. Yakundaga football cyane. Yaranzwe rero n'ubushake bwo gukora cyane no kutava ku nzozi ze. Ibyo byatumye yinjira rero muri Arkansas State University, aho yakinaga football ku rwego rwa kaminuza. Inzozi ze rero zari gukina muri NFL, shampiyona ikomeye cyane ya America football. Yizeraga ko ari ubwo buzima bwe, yumvaga ashaka kuzaba umukinnyi wa football, ariko ubuzima ntibwagiye nk'uko yabitekerezaga. Ntabwo yigeze abona amahirwe rero yo kwinjira muri NFL. Icyo gihe yarababaye cyane, biramubabaza cyane. Yiyumvaga nk'umuntu wananiwe, umuntu udashoboye, acika intege cyane. Yatangiye kwiheba rero ndetse n'ubuzima bwe burahinduka. Rero mu gihe abantu benshi bari kuba bacitse intege, ariko Ashton Hall yafashe icyemezo gikomeye. Yibaza ikibazo ngo kimwe, aravuga ati ese ubuzima bwanjye buzahora bugengwa n'ibyanze cyangwa nanjye nzahitemo kubihindura? Ngo nicyo kibazo yibazaga. Rero nyuma yaho ngo n'impinduka zatangiriye. Yatangiye gukora siporo buri munsi, yahinduye uburyo yariye, atangira guhindura ibiryo, imirire, yishyiraho gahunda ihamye yo kubyuka kare, atangira gusoma ibitabo, atangira gukora cyane buri munsi. Ibyo byose ntabwo yabikoze umunsi umwe, yabikoze amezi menshi, imyaka myinshi. Ntabwo ibyo byose rero yabikoze umunsi umwe. Rero Ashton Hall yatangiye gusangiza abantu urugendo rwe kuri Instagram, TikTok na YouTube. Yashyiragaho rero amashusho y'ukuntu abyuka kare, agakora imyitozo, asoma ibitabo, akora business, kandi akirinda ibintu byinshi bishobora kumutesha umurongo. Rero mu ntangiriro abantu baramusekaga. Rero akenshi abantu, iyo umuntu ari gutangira ibintu, abantu babona nta shusho bakaguseka. Rero ngo mu ntangiriro abantu benshi baramusekaga, bavuga ko ibyo akora bidashoboka. Abandi bakavuga ko ngo ari ukwiyerekana, ari kwiyemera. Ariko ngo ntabwo yigeze abireka ngo acike intege, yakomeje gukora cyane buhoro buhoro. Abantu batangira kubona impinduka ku mubiri we, atangira kuba umuntu ufite umubiri kabisa, yaba no mu mitekerereze ye no mu buzima bwe bwa buri munsi. Abamukurikira rero ngo batangira kwiyongera umunsi ku wundi. Ngaho niho izina Ashton Hall ryatangiye kumenyekana cyane ku isi. Rero hari ikintu kimwe cyamamaje cyane Ashton Hall gituma amenyekana cyane, ni gahunda ye yo kubyuka mbere ya saa 10 za mu gitondo. Yafataga amavideo asenga cyangwa agafata umwanya wo gutuza
meditation, akanywa amazi, agakora siporo, agasoma ibitabo, agategura ibikorwa by'umunsi. We rero ngo yizeraga ko umuntu utsinze igitondo aba afite amahirwe menshi yo gutsinda umunsi wose, kandi koko niko biri. Buriya abantu bazinduka kare akenshi niba usanga bageze kuri byinshi, naho abandi b'abanebwe babyuka ubona nta gahunda, ariko umuntu ubyuka kare aba afite amahirwe menshi yo kugera ku byo yiyemeje. Nyuma rero yo kubaka izina rya Ashton Hall, yashinze ASH Fitness, aho afasha abantu gukora siporo no kwiyubaka. Yatangiye no kugurisha rero gahunda za fitness, inama z'ubuzima ndetse no gukorana n'ibigo bitandukanye. Ibi byatumye rero ahinduka rwiyemezamirimo ukomeye, atari influencer gusa. Munyemerere mvuge ku magambo yahinduye ubuzima bwa benshi Ashton Hall yagiye avuga. Yaravuze rero ngo nta muntu uzaza ngo ahindure ubuzima, ugomba kubanza gufata icyemezo wowe. Kandi yaravuze ngo motivation iraza ikagenda, ariko discipline niyo ituma ukomeza gukora niyo utabishaka. Ashton Hall yavuze rero ngo nta muntu uba umukire cyangwa icyamamare mu ijoro rimwe. Buri munsi rero ngo ugomba kugira icyo wongeraho. Ashton Hall yavuze rero ngo iyo ukomeje gukora ibintu bimwe buri munsi uzabona ibisubizo bimwe. Rero ngo impinduka zitangira kuri gahunda ya buri munsi. Rero wikora ibintu bimwe, kuko nukora ibintu bimwe uzabona n'ubundi bisubizo bimwe. Ashton Hall rero yavuze ngo ntiyatangire kuri miliyoni z'abamukurikira, ahubwo yatangiye kuri video imwe gusa, yongera indi ariko uyu munsi isi yose iramuzi. Rero inama y'umunsi yatanze icyo gihe yaravuze ngo consistency niyo y'ingenzi mu buzima. Yaravuze rero ngo discipline nibwo buryo bukomeye bwo kwikunda, kandi ngo ntutegereze ko hari uzaza guhindura ubuzima bwawe. Ashton Hall yavuze ngo nutsinda igitondo uzaba utsinze umunsi wose. Yaravuze ngo consistency beat talent, gukomeza gukora buri munsi birusha impano. Kandi intsinzi itangiraho impamvu zo kwitwaza zirangirira. Ashton Hall yavuze ngo buri munsi ni amahirwe mashya yo kuba umuntu mwiza kurusha uwo wari ejo. Kandi imico yawe ya buri munsi niyo yubaka ejo hawe. Ko witwara, imyitwarire yawe ya buri munsi niyo yubaka ejo hawe. Ashton Hall yavuze ngo kubabara kubera discipline ni iby'igihe gito, ariko kubabara kubera kwicuza bishobora kumara ubuzima bwawe bwose. Rero namwe mu magambo Ashton Hall yagiye avuga guhindura ubuzima. Ijambo ryagucitse duhure kuri YouTube. Ni Mr. Sisco rero nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane.